OG amaniga y'ubufuni yahuze imihanda G ya OG genda guna kuraburiza warunu cyemani banyikanyika we yewe we shabanu n'abagome umunsi w'ejo nagiye kwa Kazungu kwaka kazi k'ubuzamu arakama noneho nje kugatangira nimugoroba nje nitwaje supanete yo kwirinda imibu mu gitondo yabyutsa nyiru Canada. Nice keys on the beat. Purchase your tracks today. Ushaka amafaranga sha Urabona nicara nishimye wazagira kagushinyagura uburyo wakicara ku muhanda uziko nagufatira mu birara ukazava mu Rwanda rwarabaye paradiso. gabanya iterabwoba sha wese ushinzwe iki Ariko sha umuntu uri gukinisha uramuzi akasha mbore nyakubaho ubuze ko njya kujyana amaherezo nta yahe afande mbabara ndi umunyamwaka uko mbona ukundi umunyamwaka umwe wa danje n'ibyo ngerageje gukora byose biranga ntukabeshye sha wagiye gukora ikede biranga wapa afande sha abantu n'abagome umunsi w'ejo nagiye kwa Kazungu kwaka kazi k'ubuzamu arakama noneho nje kugatangira nimugoroba nje nitwaje supanete yo kwirinda imibu mu gitondo yabyutsa nyiru Canada. Waruje kurara izamu Yego none supanete yari yiki sibyo tubabwira nibyo mvuga ntacyo umaze reka nkujyana bakagombye kumenya ibyo ugomba gukora. dore ibintu nize kuva uyu mwaka ugiye kurangira. Icya mbere nize ko abantu baza bakongera bakagenda. Icya kabiri nize ko iri mu byago noneho ibindi bizira rimwe. Icya gatatu nize ko iyo tugeze mu kwa 12 ibyago bizira rimwe noneho bimwe bya danje. Noneho ubu ngubu dore noneho ngiye no gufunga. Uzi ukuntu bimeze ngiye kugwa misi imeze gute rero ni ikihe ugiye kujya guhinga Ikihebe what type of plane Jese ngungukira he ntago uri bufungwe bati ntago ndi bufungwe yigo urahita undekura cyane rwose uraba free free ngambwira ukuntu ndagihiga ngena na Al-Shabaab nayikuzanira ukuntu bimeze maze ngwereza information icyo kihebe bakita miyaro ni ikihebe gishimuta abantu ubwo se njyanciye mose kandi wowe ugiye kugenda uri nkamaneko nubundi urabumeze nubundi nk'umuntu uri aho ngaho uri mu nshuti ziwe ndanye ndagira nigize umurara yego apu ngiye buri ibintu kubera ko raba amafilime menshi nabasha kwigira ikirara nabasha kwigira umudogiteri nabasha kwigira umunyamahanga kumuneka nuko ndahita mbigukora mu masegonda ahubwo ndamukunekira mu buryo kugira mite nanivira kagwereza plan rero ukuntu bimeze ikintu ugiye gukora ngiye kugwereza telefone irimo tracking ikintu uri bukore no kumufata amajwi byonyine ibyo bintu biroroshye cyane wibifata nk'ibyoroshye ni ikihebe mpuzamahanga ntago ari ugupfa kugenda gutyo gusa ngo ugende utwaye telefone mu ntoki ni telefone irimo tracking device ngiye kuyiguhereza ugende ikintu uri bunkorere ukimara kumufata amajwi ningise saka ga telefone ka uri kubona kafata amajwi telefone wireba gutya iyi telefone ikora ibintu byinshi ni si ya leta se iyi telefone nimara kumufata amajwi ndavayo gute wumva ukuntu bimeze wowe urahita umamagara urijijisha nawe nk'umuntu nyine w'umurara ujye ku ruhande wamaze kumufata ayo majwi uri kumva ukuntu bimeze ugeni ni bipe yonyine kuko mba ndi gukora abantu uhagaze n'ibyo muri gukora byose mba mbireba twebwe ikintu uri bukore kugira ngo nawe utaza kwisanga muri ibyo byihebe nitwirukankana ibyo byihebe waragumye uhagaze ntiwirukanke nabo urahita uhagarara umere nk'umuntu wari aho ngaho n'ubundi waruhagarariye aho ngaho nk'umusivili uri aho ngaho usanzwe twe turahita dukomeza gutya twirukankana icyo kihebe kuko ngiye ikintu uraba wankoreye ni ukumereza location y'ahantu kiri byonyine gusa n'amajwi byonyine biraba bibaye ikihebe we guhamagara n'ibingora ndohereza aka message uhita uhagera kuko n'ubundi urabura ahantu ni icy'ingenzi nuko wambwira ngo byakemutse nubwo wakohereza message uvuga ati byaciyemo byaba ari ibyo ngibyo ntari ntubona ninze kuza umuntu wane kuko muramubona ahantu ndi wowe humura ubu ngubu tugufite mu biganza byacu ariko ndi kumva mfite ubwoba ntabwo wabura kutabugira si ikihebe se ariko nawe nyine uri umuntu mukuru nawe uragenda nk'umurara ubundi se simbona n'ubundi urimo neza urabikora mwana yesa afande
uje muri twiga gukora ikimeni. Yalalalala, naguze ibintu byatubayeho papa. We ahantu narinuye polisi yaje mani iratubunuriza warunu. Ubu ngubu mbona ndimo ndahiga hano nakishakira nk'akavumo warunu. Ubu ngubu naraburije ahubwo ndi ushatse twanaba n'abavandimwe warunu. Nje mfite n'ukuntu nyeganyega, mfite ukuntu nyeganyega papa. Birakama nayo wallahi. Isi kajuguze kune. Wona inago nakubeshya we. Iri garabari shwenye warunu. Usirumva nakubeshya man. Shamana urambabaje icyazi wa muntu. Nyumvira kama nayo wallahi. Kubyangwa imba nambaye byanje kumaniga yanjye. Unibigiriye gize posuje kunira wallahi byanyemeza yuko uje kwifatanya natwe. G ya OG kura mu mufuka mazuremera undi muhombyi. G ya OG amaniga y'ubufuni yahuze imihanda. G ya OG genda guna kuraburiza warunu cyemani banyiganyega we yewe icyazo urinze wallahi man ako uzazunyita wa gang yewe we man ko tubikoze gute warunu aho gori kuzi ikintu gikurikiyeho tugenje kukwereka muri watwiga wallahi cyo wisimasi we ni hano ariko watwiga ni haruguru rukara katemu nagasabye urukundo kararunyi ikintu twatugiye kugakorera twatugiye kukarenza hitaka waraya mama bose ndikubonera ide muri titeguye kuzagukunda n'umunsi n'umwe reka tujye kurenza hitaka ako mubishaka mwana muhereza ko ngenza umuti watuma umubeba gukunda warunu watinga kica mwana watinga kica ikagiye nkica narangize n'ubu ntacyo kamariye mama bizo warizo kwica kino cyana mani kiposhireza nyine turumva wakura ikindi ese mani wikica mani kiyore ariko uramuje nibyo ari kuvuga nibyo mwamuhereza kuko nta n'undi wabona reka nitabe papa itabiranga itabiraha warunu wese ko kwitabira mu bana bari bisoso warunu itabiranga muri wa twiga ngomba kwitabiranga twese twumva itabiranga Wetin be this? Jesus. akazi nagutumye wagashoye amajwi nagutumye wayafashe cya kihebe muri kumwe ase bose suka duteza ibikiri mani This moment he knew he fucked. Jesus